uraje utabeshye uraje kanze mwitegure natumye amahera ngo kijye kikundanira akantu no kuri butike ase nkawe watinze uri mu bikiko ageze hara kuri butike akana karanyoshya mukunyoshya nyaguturi ku mutwe muri gaze we yakoheje mu biki Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libara oh yeye Ni hello no mupasiteri murimo muravugana wa undi cyagiye wakwatse nimero ahubwo sugira ngo burya kijya gihe nakwatse nimero se shaho ugira ngo umukobwa mwiza nshaka kugusengera reka buriya nakubonye ubwiza niyo mpamvu nakwatse iriya nimero buriya ntabwo nashaka kugusengera ahubwo nabonye ubwiza ufite we nk'ubu ngubu ndi mu rugo nk'ubu uhisuza aka kanya umugore buranda nibana umugore yaragiye mwa bene wabo n'umwana wanjye yagiye ku ishuri ubundi mu rugo njyenyine waza niba ari no gusenga niba ari n'amasengesho dukora tukayakoraho akanya gato ubundi nkagira ikintu nkubwira kuko buriya warankomye we n'umunani wawe utangira ubuntu so yaguhaye buriya nta kibazo so deja no mfite bibiliya na kantike ntibigo bivuna ubizana ndabifite ibyanjye birahagije we ntibyigwe bikuvangavanga ngo bikujyane kure no you know ndabifite byose uze nta kibazo uraza wisanga baby cyanyemereye uraje utabeshye uraje kanze mwitegure nshyira n'utuzi mu maso ngo ndebe uko ibintu bimeze uko iki cyana natumye amahera ngo kijye kikundanira akantu no kuri butike ibihumbi senkani byanjye ntago yabiheza rwo ase nkawe watinze uri mu bikiko ageze hara kuri butike akana karanyoshya mukunyoshya nyaguturi ku mutwe muri gaze we yakoheje mu biki nyine ndikubone najyanye ibihumbi senkani yambwiye ngo tuyajyane muri betting nyine mukajyana muri betting nagiye nyashyira mu cyuma kimba ibihumbi 100 ngo cyangwa y'ibihumbi ubundi narakubwiye mu muryango w'iwacu nta muntu umukene ujyuzamo kurahasha naravuze ko n'ubundi nta twese tuba turi abanyabwenge amafaranga agomba kubyazwa ayandi ngo guma utwo dufaranga tugira ikintu tutumazamo nyine nongeye nyasubizamo kirajya burundu ubwanjye ngo cyagose ariko ubundi mu mutwe wawe ubona wuzuye akuma nakubwiye ko utazajya unamenyera n'umunsi n'umwe umva hitupfukama hano hasi none ahangaha umbwira ukuntu amafaranga aba yaravunnye umuntu wawe ukaza ukayazaniramo imikino ibyo bya mama wambabariye kuko wambabariye njye nta bintu byo kumenyera mba mfite hano ku mafaranga shawe njye mbaga nta kinya ariko umuntu igihe aba yarakoreye muba mubizi sha cyangwa mubona murya gusa abana b'iki gihe musigaye mufite imiteto nta byo kimemechi ngashekerwa cyari kiguhaye menshi kuki utahise utekereza urifata amafaranga umuntu akorera amezi 6 atari yayabona akakora ikiyedi igifundi byaba ngombwa akanapfubu yego mukozi w'Imana haguruka weho sinakubwiye ngo byabyombo byoze vuba gira vuba ntubona ko tuba turabonye n'abashyitsi weho vraiment donc ndabiye iminsi kuki diako byagendaga se hubwo diakoni ndabona tugendereye uratugendereye rwose kuri aya manywa nese waruje no mu masengesho byose nibyo byabinzanye ariko ntago ari byo binzanye neza ikintu cya mbere kari amasengesho wabuzanywe n'iki rero buri ikintu kinzanye uribuka cya gipangu cyawe nkodesha rero kiriya gipangu cyawe kirimo abazimu n'abadahimoni benshi cyane natabasha no kurondora
ariko se ngo zirimo abadayimoni. Ngiye ziriya nzu njya kuzubaka narabanje ndazisengera nazikoreye ubutayu nagiye. Ni gute wambwira ngo zirimo abazimu n'abadayimoni? Nta nubwo njye nabyiyumvisha pe. ndabyuka nkabona umudayimoni, mwongera nkabyuka nkabona undi mudayimoni. Reka izo ni karande zanyusha. Kuki se abandi bapangayi bose babamo ari we kubona abo badayimoni? Urakinisha idayimoni isohoka yabunuje? Jesus. Iyo dayimoni bahora mu byiciro by'amadayimoni. Idayimoni isohoka yabunuje. Mva kigoryo, ndavuga umukobwa. Ubundi ufite mu mutwe humva? Ye, ni umukobwa yasagate afite nyashi yambara bwa buntu bavugarukiye hano ku buryo agenda ameze gutya. Mbwira shamani, mbwira mani nasanga ncite buriya nanamusengera akanabivamo wagihungu. Umva rero uwo mukobwa afite ikibuno wagira ngo ni ikinga nini, rukumva nene yasohotse ya noneho boro zacu zigwa zibyimbye nubwo wabona uko dukizwa. Ni ukuri ntabwo twabona ukuntu dukizwa. Apu, niba ari umukobwa mwiza wampana nimero ze. Wandi kuvuga umukobwa wawe wa kigoryo. Umukobwa wawe turashaka kumudukiriza mu gipangu. Ko ibipangu bisigaye menye. Nimba usigaye unamenyera gute? Wewe ngo usibye mu gitabo cy'ubugingo. Ndavuze ngo ngusibye mu gitabo cy'ubugingo. Jesus. Blood of Jesus. Icyo gitabo cy'ubugingo ni icyaswa cyane icyanyoko. Uri muzima ushobora kwirukanka nangwa